Reka twizere ko mumeze neza cyane mwe mudukurikirana hano kuri bikorwa official tubahaye ikaze. Nyuma y'iminsi hatekerezwa uko habaho igitaramo cya The Ben ndetse na Bruce Melody, impande zombi zari zatangiye ibiganiro gusa, haza kuzamo bigurunege ngo bimeze bite rero. Ni inkuru abantu benshi batamenye, yewe byari binagoye ko imenyekane cyane ko iby'iyo nkuru byari bitararangira ngo igitekerezo kibyare umushinga w'igitaramo cy'aba bombi. Nyuma y'igitaramo The Ben yakoreye muri Bika Arena ku itariki ya mbere Mutarama 2025, murabyibuka, ibiganiro byahise bitangira hagati ya bamwe mu bayobozi ba 155 AM, ubwo harimo ba Coach Gael ndetse n'abandi. Ni studio ireberera inyungu z'umuhanzi Bruce Melody, ngo barebe uko habaho igitaramo cyahuza aba bahanzi bombi. So aba bakuriye rero 155 AM bajya mu biganiro na The Ben, binyuze ku nshuti bahuriyeho na The Ben. Iki gitekerezo cyagejejwe no kuri uyu muhanzi wari uherutse kuzuza Bika Arena, ni The Ben. Ku rundi ruhande rwa The Ben, bakiriye neza iki gitekerezo, aho cyari gisigaye ikintu nyine cyari gisigaye byari ibiganiro hagati y'impande zombi ngo harebwe ibijyanye n'imitegurire ndetse n'imigendekere y'icyo gitaramo gishobora guhuza Bruce Melody ndetse na The Ben, ibisimba bibiri mu muziki nyarwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Nyuma y'inama zinyuranye ndetse n'ibiganiro kuri telefone, ubuyobozi bwa 155 AM bwifuje guhura na The Ben kugira ngo bashyireho akadomo ku biganiro bari bamazemo iminsi. Ni inama yagombaga kuba ku mugoroba wo ku itariki 22 Mata 2025. Icyakora iyo nama iza gusubikwa bitunguranye bitewe n'uko impande zombi zitumvikanye ku bagomba kuba bagize itsinda ry'abari guherekeza The Ben. Kuva uwo munsi kugeza magingo aya, impande zombi ntabwo zirasubukura ibiganiro ndetse n'iyo ugerageje gutera icyumvirizo nta kimenyetso ubona cy'isubukurwa ryabyo. Byari byitezwe ko iki gitaramo kizashyira akadomo ku makimbirane yari amaze igihe ari hagati y'ubuyobozi bwa 155 AM n'ababarizwamo harimo nka Bruce Melody ndetse na The Ben. Uyu mwuka mubi watangiye 2021, murabyibuka, ubwo The Ben na Coach Gael bari batangiye gukorana, hanyuma baje kunaniranwa kuva ubwo inzigo iba iravutse. Coach Gael wahise ashinga sosiyete ya 155 AM nyuma yo kunaniranwa na The Ben, yahise atangira gukorana na Bruce Melody. Kuva ubwo hatangira ubushyamirane butasibaga ku mbuga nkoranyambaga. Muri Kanama 2024, The Ben na Coach Gael bashyize hasi amakimbirane bari bamazemo iminsi, bafata icyemezo cyo kwiyunga ndetse basangiza ababakurikira amafoto bari gusangira, niba mubyibuka. So guys, turategereje izindi update nizitugeraho turabamenyesha. Gusa nayo makuru yaragezweho kano kanya. Ciao ciao.